Mwiriweho, turabasuje mu izina ryiza rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Tugeze ku munsi wa 29 aho dukomeje gusoma Bibiliya, twaba tugeze mu gitabo cyo Kuva igice cya 35 ku murongo wa 30, turasoreza mu gitabo cyo Kuva igice cya 37 umurongo wa 2. Igice cya 35 umurongo wa 30 haranditswe ngo: Mose abwira Abisirayeli ati, dore Uwiteka yahamagaye mu izina Besaleli mwene Uri Yahuri wo mu muryango wa Yuda, amwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubwo guhanga n'ubw'ubukorikori bwose, byo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa, no gukeba amabuye yo gukwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori n'ubuhanga bwose. Ngo kandi yamushyize mu mutima kwigisha abandi, we na Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, abo yujuje imitima yabo ubuhanga bwo gukora ubukorikori bwose, bw'umukebyi w'amabuye n'ubw'umukozi w'umunyabwenge, n'ubwo kudoda amabara y'imikara ya kabayonga n'ay'imihengeri n'ay'imihemba n'ay'ibitare byiza, n'ubwo kubohesha imyenda ubudodo bw'igiterane cy'izo nzigo, n'ubw'abakoresha ubuhanga bwose n'ubw'abahimba imirimo myiza yose. Besaleli na Oholiyabu bakorane n'umuhanga wese Uwiteka yashyizemo ubuhanga n'ubwenge bwo kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera byose, bareme ibyo Uwiteka yategetse byose. Ibintu by'ihema bikorwa. Mose ahamagara Besaleli na Oholiyabu n'umuhanga wese Uwiteka yashyize ubuhanga mu mutima we, umuntu wese watewe umwete n'umutima we ngo aze gukora uwo murimo. Mose abaha amaturo yose Abisirayeli baturiye kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera, ngo babiburemeshe, kandi bakomeza kujya bamuzanira andi maturo ava mu rukundo ibitondo byose. Abo bahanga bose baremaga ibyo kuremesha ubwo buturo bwera byose, bava ku mirimo yabo bakoraga, babwira Mose bati, abantu batuye byinshi bisaze cyane ibyo kuremesha ibyo Uwiteka yadutegetse kurema. Mose ategeka aya magambo, bategeka ko bayamamaza mu mahema yabo hose, ngo ntihongere kugira umugabo cyangwa umugore urema ikindi cyo guturira kuremesha ubuturo bwera. Uko niko babujije abantu gutura, kuko ibyo bari bafite byamaraga kuremeshwa byose bigasaga. Abahanga bose bo mu bakoraga uwo murimo barema ubwo buturo, babusakaza imyenda 10 bayibohesheje ubudodo bw'ibitare byiza buboheranije, n'ubw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba, bayibohamo ibishushanyo by'abakerubi. Abahanga aba ari bo babiboha. Uburebure bw'umwenda wose buba mikono 28, ubugari bwawo buba mikono 4, imyenda yose iba urugero rumwe. Imyenda 5 bayikombata ukwayo, n'iyindi 5 bayikombata ukwayo. Ngo kandi badoda imikondo y'udutambaro tw'imikara ya kabayonga ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe, badoda yindi nkayo ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Badoda imikondo 50 ku mwenda umwe, n'indi 50 bayidoda ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Iyo mikondo irerekerana. Bacura ibikwasi by'izahabu 50 babifatisha ibyo bikombate, ubwo buturo buba bumwe. Ngo kandi baboha imyenda yo gusakara y'ubwoya bw'ihene, iba ihema risakara ubwo buturo, baboha imyenda 11. Uburebure bw'umwenda wose buba mikono 30, ubugari bwawo buba mikono 4, imyenda uko ari 11 iba urugero rumwe. Bakombata imyenda 5 ukwayo, n'iyindi 6 bayikombata ukwayo. Badoda imikondo 50 ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe, n'indi 50 bayidoda ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Bacura ibikwashi by'imiringa 50 byo gufatanisha iryo hema ngo ribe rimwe. Kandi baciranya igisakara iryo hema mu mpu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura, bakirenzaho igicirane cy'impu z'inyamaswa zitwa tahashi. Ngo kandi babaza imbaho z'imiganda y'ubwo buturo,
mu mushita barazishinga. Uburebure bw'urubaho rwose buba mikono 10, ubugari bwarwo buba mukono 1 n'igice. Ngo kandi ku rubaho rwose haba inkarwe ebyiri zifatanye, aba ariko bazibaza ku mbaho z'ubwo buturo zose. Babaza imbaho z'imiganda yabwo, iz'uruhande rw'iburyo ziba 20. Ngo kandi bacura imyobo 40 mu ifeza, yo kuba hasi y'izo mbaho uko ari 20. Imyobo 2 yo kuba hasi y'urubaho rumwe, ngo ishingwemo inkarwe zarwo zombi, bityo bityo. Ngo kandi babaza imbaho 20 z'urundi ruhande rw'ubwo buturo rw'ibumoso, bazicurira imyobo 40 mu ifeza, imyobo 2 yo kuba hasi y'urubaho rumwe, bityo bityo. Ngo kandi babaza imbaho 6 zo mu mwinjiro w'ubwo buturo iburengerazuba. Ngo kandi babaza imbaho 2 z'imfuruka zabwo zo mu mwinjiro. Hasi ziba izivuyemo nk'ebyiri, kandi ziba imyishyikire zigera ku mpeta y'imbere. Aba ariko bazigira ku mfuruka zombi. Niko izo mbaho ziba 8, imyobo y'ifeza zishingwamo iba 16. Imyobo 2 iba hasi y'urubaho rwose. Ngo kandi babaza imbumbe mu mushita, imbumbe 5 zo ku mbaho z'imiganda y'uruhande rumwe rw'ubwo buturo, n'izindi 5 zo ku mbaho z'imiganda y'uruhande rwabwo, n'izindi 5 zo mu mwinjiro wabwo iburengerazuba. Imbumbe yo hagati y'izindi iringanije imbaho bayibaza ari umwishyikire. Ngo kandi izo mbaho baziyagirizaho izahabu, bacura impeta mu izahabu no kuzishyiraho ngo zisesekwemo izo mbumbe. Imbumbe nazo baziyagirizaho izahabu. Kandi umwenda ukingiriza bawubohesha ubudodo bw'umukara wa kabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Bawubohamo ibishushanyo by'abakerubi. Abahanga b'ibyo aba ari bo babiboha. Bawubariza inkingi 4 mu mushita, baziyagirizaho izahabu. Inkonzo zo kuri zo ziba iz'izahabu. Batekera izo nkingi ifeza, zivamo imyobo 4 yo kuzishingamo. Ngo kandi umwenda w'ukinga umuryango w'iryo hema bawuremesha ubudodo bw'umukara wa kabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Abahanga b'ibyo aba ari bo bawudodaho amabara. Babaza inkingi zawo uko ari 5, bazishyiraho inkonzo zazo, imitwe yazo n'imitambiko yo kuri zo bayiyagirizaho izahabu. Imyobo zishingwamo uko ari 5 iba iy'imiringa. Isanduku yera n'iby'ahera bindi. Besaleli abaza isanduku yera mu mishita, uburebure bwayo bw'umurambararo buba mikono 2 n'igice, ubugari bwayo buba mukono 1 n'igice, uburebure bwayo bw'igihagararo buba mukono 1 n'igice. Ayiyagirizaho izahabu nziza imbere n'inyuma, ayigotesha umuguno w'izahabu. Aha niho dusoreje uyu munsi. Uwiteka abagirire neza, tuzasubire ku munsi w'ejo.